ngiye kubona mbona umwarimu wanyigishije mu wa mbere primaire witwa Tereza. Ngira ngo n'ubu baracyariho njya numva bavuga ngo abikabwayi mu Kibikira. Yari umukecuru kandi yari afite abakobwa babiri, yari ashoreranye n'abo bakobwa be babiri bahunze. Bamboneye kure baramenya. Twari twarabimenyereye yuko batumenya mu buryo bworoshye. Nanjye namukubise amaso aturutse hepfo rwose akiri kure, ngira ngo namutanze kumubona. Ndahindukira ngenda muteye umugongo ngo yo kumbona, ndagenda mpagarara ahantu ku ruhande rw'abantu benshi barimo basekura ubugari aho ngaho bategura ibyo bateka ku muhanda, ariko haruguru y'inzira, ku buryo nari nizeye ko atari bumbone. Ariko ibyo nakoze byose nabikoze yambonye. Nawe aza nkurikiye. Ubwo abarampururije igitero, baba baramfashe baranjyanye bajya kunyica. Hariya hari Pilato ucira abatutsi urubanza. Mbese yari Pilato wemewe, iyo yaguciraga urwo gupfa bahitaga bakwica, yagucira urwo kubaho bakakureka ukigendera. Sinzi niba hari abo yaciraga urwo kubaho, ariko niko bambwiye. Barambwiye ngo ariko si uyu mwana, ngo reka tumuhamagarize Pilato azamucira urubanza. Bari banyicaje ku mwobo bajugunyemo n'abandi bantu bishe. Aho ku nzira hari imyobo ibiri kuri uwo muhanda. Urumva ahantu hari Pilato hari n'ahantu bajugunya abantu bishe. Noneho baramuhamagara atinda kuza. Baba banyicaje hejuru y'uwo mwobo bambwira nyine ngo nimbe ndebamo muri izo ntumbi ahantu bagiye kunsira. Pilato arashyira araza atinze rwose, bamutegereje. Araza ancira urwo gupfa. Anciriye urwo gupfa, ariko bari bafite ukuntu bishimishiriza ku bantu. Kuncira urwo gupfa no kunyicaza aho ngo ntegereze. Ubundi jyewe nicaye aho ntari napfuye byarangiye, sinari mfite n'ubwoba. Baranankubitaga simbabare kuko barankubise, kandi sinakubwira ngo bankubise aha ndababara, reka da. Ariko byari nko kwishimishiriza ku bantu cyangwa kubashinyagurira. Ni ukubashinyagurira. Ancira urwo gupfa, arangije ngo ampe iminota 5 ngo yo kubaho, ngo nsezere ngo kuri iyi si, ngo nsezere no ku biryo. Abwira abo basirikare be nyine bamuhamagaye, abo bari bamfashe, kuko Tereza we baramubwiye ngo igendere mukecuru, igendere rwose, ikibazo cyawe turagikemura. Kuko yarababwiye ngo uyu mwana iwabo ni inkotanyi, ngo nsize base wabo hari inyuma bamara abantu, bamara abahutu bahunga, ngo uyu ni inkotanyi. Avuga data wacu naciyeho muri Nyamukumba yapfuye, uwo bigishanyaga aho ngaho ku ishuri. Noneho baramubwira bati ikibazo cyawe turagikemura, byihorere, tugiye guhamagara Pilato. Tereza arigendera ajyana n'abakobwa be, yizeye neza yuko rwose angejeje mu maboko ya Pilato. Bampaye rero iyo minota 5 yo gusezera kuri iyi si. Barambwira ngo ubwo abo twari kumwe bari nka hariya ku ruhande bahishije ibiryo. Barambwira ngo ningende nsangire nabo, nsezere ku biryo. Ndagenda ampa n'abasirikare 5 bo kundinda. Ndagenda aho abandi bana bicaye. Ubwo ariko wa mubyara wanjye bamfashe, abo twari kumwe bahita bamubwira bati uhita ubura, ntitwongere kukubona hano. Ubwo we yamanutse yirutse iyo pfiyo ngiyo, yagiye n'ahantu tutari tunazi. Muri iyo minota 5 bampaye n'abo basirikare bo kundinda, baratugota nyine aho twari twicaye ngo turye. Sinzi ukuntu byagenze, nzi ko nicaye hariya. Ndangije ndahaguruka ndagenda nambuka umuhanda, bandeba, ntago nzi ukuntu byagenze. Nambutse umuhanda
twari twicaye hariya hakurya y'umuhanda turya, abasirikare bandinze 5, ndahaguruka mbanyura hagati, ndagenda ntaraverisa umuhanda, ndamanuka hepfo mu nturusu munsi, ndagenda epfo iyo ngiyo mu bishanga ntazi, sinari impazi, n'ubwa mbere nari ngeze aho hantu, maze ndamanuka ndakomeza ndagenda, nkatinya no kureba inyuma, numvaga bankurikiye kuko ntabwo nibazaga ukuntu batankurikiye. Ndakomeza ndagenda ngiye kubona mbona nguye kuri wa mubyara wanjye, nawe pfiyo yahageze aricara, biramushobera ayoberwa n'icyo gukora. Ndamubwira nti haguruka tugende, ubwo dusubira inyuma. Ibyo kwa Pilato ntabwo nzi uko byarangiye, icyo nzi cyo twahise dusubira inyuma, tugaruka hantu twabaga, muri za ngo twabagamo. Aho ngaho niho inkotanyi zadukuye, naho zahadukuye mu buryo butangaje, kuko twarahagarutse. Urumva jye nabaga mu rugo rumwe na mubyara wanjye aba mu rundi rw'abagabo bava inda imwe, ariko bakaba baturanye na se w'umusaza. Se w'umusaza nta mbaraga yari afite, ntiyigeze ahunga. Arangije hari ahantu hari hakambitse abasirikare b'inkotanyi nko hakurya yacu, hari hariyo umuhungu abereye se wabo. Uwo muhungu we yari yarabonanye n'inkotanyi, birirwa bagendana. Arangije uwo musaza agiye kumusura, ahasanga inkotanyi, agira ngo ni abasirikare ba Habyarimana. Arababwira ngo hari utwana tw'utunyenzi duhari, ngo muzaze mutwice. Abo basirikare baramubwira ngo muze, ngo ejo tuzaza kutwica, ngo kandi tuzatuhasange, ngo tuzatuhasanga, muze tuzatuhasanga. Wa muhungu abereye se wabo yari yaje kureba, azinduka aza kutureba, aratubwira ati hari abasirikare bari buze hano, niba babaza ngo mwahunze iki, mubabwire ngo mwahunze inyenzi, mubabwire ko mwahunze inyenzi zifite imirizo zica abantu, hanyuma bazabakiza. Agira ngo mbese tuzavuga ibintu bitajyanye.